ibihe byiza nshuti mukunzi wa Ituze 250, reka nguhe ikaze rero mu kiganiro aho tugenda turebera hamwe amakuru arimo gutrendinga cyangwa amakuru arimo gucaracara cyangwa amakuru agezweho hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu. Nk'uko bisanzwe ndi Queen of Trends, hanyuma Ituze 250 nayo iba ihakubereye kugira ngo tubashe kumenya no gusobanukirwa amakuru agezweho. Hanyuma rero kuri uyu munsi reka ariko nguhe ikaze nk'uko nabitangiye mbikubwira, nkubwire ngo niba utameze neza nkwifurije gukomeza kugubwa neza, kandi niba umeze neza ni amahoro, utameze neza we ibihe birahinduka. Ndakubwira ngo igihe cyose ugifite ubuzima, igihe cyose ukimeze neza uhumeka, ibindi byose bizagenda biza. Kuri iyi saha rero nibwo mbonye inkuru igeze ku gihe.com ivuga ngo ifungwa rya Turahirwa Moses washinze Emotions rikwiye gusanishwa n'ubutinganyi. Akabazo uwo rero ni umutwe w'inkuru. Ni inkuru ikomeza igira iti itangazamakuru mpuzamahanga ryiganjemo n'iryo mu burengerazuba bw'isi ryasamiye hejuru inkuru y'ifungwa rya Turahirwa Moses washinze inzu y'imideri ya Emotions, hanyuma rero riyisanisha no kubabarizwa mu muryango w'ababana bahuje ibitsina mu Rwanda n'abafite ibindi byiyumvo ku mibonano mpuzabitsina bitandukanye no kubana k'umugore ndetse n'umugabo. Hanyuma rero ku itariki 27 Mata nibwo Turahirwa yahamagajwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, aho yari ari gukorwaho iperereza ku cyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano gishingiye ku ifoto yashyize hanze yahinduye imiterere ya pasiporo y'u Rwanda. Nyuma ngo yaketsweho gukoresha ibiyobyabwenge arapimwa bisangwamo icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge kiyongera ku cyaha cy'inyandiko mpimbano, bituma rero akurikiranwa afunzwe. Kuva rero yafungwa, bamwe mu bo mu miryango y'abaryamana bahuje ibitsina n'abaharanira uburenganzira bwabo batangiye kugaragaza ko batishimiye ifungwa rye, bamwe bakirengagiza ibyaha akurikiranyweho bagahuza ifungwa rye no kuba ari uko aryamana n'abagabo bagenzi be. Nk'uwitwa Semuhungu Eric ngo yanditse kuri Twitter abaza umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makolo impamvu mugenzi we afunzwe kandi yizi. Amagambo ye yaranditse kuri Twitter ati Yolande Makolo ashyiramo akitso ati nyiricyubahiro twakumva neza impamvu nyiri Emotions afunzwe, mfite impungenge nk'umunyarwanda. Hanyuma rero batanze ibitekerezo ku butumwa bwa Semuhungu bagaragaje ko kubaza ikibazo kandi azi ko mu byaha Turahirwa akurikiranyweho nta na kimwe gifitanye isano n'ibyiyumviro bye mu gukora imibonano mpuzabitsina, bagenda nabo babigarukaho bamusobanurira. Inkuru irakomeza ikavuga iti n'ibinyamakuru bitandukanye bikomeye ku isi byo mu burengerazuba bw'isi byakomoje ku ifungwa rya Turahirwa babisanisha n'amashusho ye yagiye hanze asambana n'abagabo bagenzi be babiri. Africa News ishamikiye kuri Euronews yo mu Bufaransa yanditse inkuru ku ifungwa rye igaragaza ko amaze iminsi atavugwaho rumwe kubera aya mashusho, ndetse na TV5 Monde. Hanyuma rero ku wa gatanu tariki ya 28 Mata ubwo Dr Murangira Biteri uvugira RIB yagaragazaga itangazamakuru yavuze ko gufungwa kwa Turahirwa ntaho bihuriye n'amashusho yigeze kumwerekana asa n'usambana n'abagabo bagenzi be. Mu magambo ye yagize ati nta sano bifitanye kuko mu byaha akurikiranyweho icyo nta kirimo, kuko icyo cy'amashusho cyakurikiranwe mbere ariko nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko ari we washyize hanze ayo mashusho mwabonye. Nuko rero byagenze. Ariko kuri Twitter naho, kuri Twitter ya igihe.com ari inkuru batwitinze ivuga ngo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwashyikirije ubushinjacyaha dosiye ya Turahirwa Moses washinze inzu y'imideri ya Emotions akurikiranyweho rero ibyaha birimo gukoresha inyandiko mpimbano no gukoresha ibiyobyabwenge. Mu by'ukuri ni inkuru rero abantu batandukanye bagiye bashyiraho comment nk'uko bigaragara muri comments zakurikiye iyi nkuru. Hanyuma witwa Jean Bosco Mbanza yavuze ati agahuru
k'impigi karahiye azavamo akabuno karadishye ibiyobyabwenge ni burundu. Hanyuma rero ngo inyandiko mpimbano ni ukuva ku myaka 2 kugeza kuri 5 ngo urwishigishiye ararusoma nta kundi yari amaze gutera ski. Hanyuma rero uwitwa Ayam Izu aravuga ati umukaritasi yari amaze kubyimba yirirwa yanika ku kabuno ke atangira no kwamamaza ibyo bigoryi bigenzi bye ibintu uko birimo gutukanara. Atangiye nyine nkuko nari mbivuze ngo Imana imukubise rero akanyafu at forgery and drugs byibuze mike ni 25. ubwo ni imyaka yavugaga ngo siwe wiyita kandi ko ari umugore azavamo afite abana 8 azavamo afite abana 8 ashyiraho akayimoji gaseka utuyimoji duseka twatembagaye cyane. Hanyuma rero undi wiyita byanyabyo nawe aravuga ati ibi bintu bye ubu sagakino koko akagera muri gereza akigisha barimo ubuyobe bamufunge wenyine pe ababyeyi be agahinda karabishe babereye ngo nyine ntago yigeze asoza ubwo ababereye byinshi bitari byiza ukurikije ibyo yavugaga nyine. Platinums nawe yavuze ati we nimurebe aragiye yavuze ati rubanda rugira yayo bari bakuri Twitter nabo nibitangaza. Platinums yavuze ati rubanda rugira yabo ni indirimbo yakunze gukoreshwa mu biganiro by'igitaramo ikunda gukoreshwa rero ashyiraho hashtag ati rubanda rugira yabo we ni mu mureba aragiye ashyiraho agatangaro. Hanyuma rero witwa Sandy Fried yavuze ati rule of law iki gihugu cyaratuvunnye si cyo kuza uzanamo ibidafite agaciro uko wishakiye kandi nkeka nta n'ahandi biba uretse abayobozi basinziriye. Nawe rero nuko yabivuze. Undi rero nawe wita 8K47 ubwo ni 8K47 ati mpora nibaza niba afunganywe n'abagore cyangwa n'abagabo. Wirira aracyabyibazaho umunsi bamenye igisubizo uzambwire. Nyuma rero uwitwa Cyprien nawe yavuze ati icyo mbonye cyo inzego zacu ziri maso ati watandukiriye wese bitewe n'umurengwe biharabika igihugu cyacu ngo ni zero tolerance cyangwa se zero tolerance ni ukumukebura rero murakoze cyane. Ati ni ukumukebura murakoze cyane. ashyiraho hashtag RIB ashyiraho RNP ubwo ni Rwanda National Police. Hanyuma rero na spokespersons bose rero yabashyizeho aravuga ati rwose mwarakoze cyane kuba mwarahabaye. Hanyuma rero witwa 369 byishimo Patri 11 we rero yavuze ati afungirwe mu bagore dore niyo mahitamo ye. Ako rero aba bantu nabo nibitanga se wamuganira ayafungirwa hehe. Hanyuma rero Muhima Duse nawe yavuze ati nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko uko byaba bisa kose. Uwitwa Isibo nawe yavuze ati ese nakatirwa n'inkiko azafungirwa mu bagabo cyangwa mu bagore. Ni ikibazo abantu bakomeje kwibaza ari benshi. Ibyo ari byo byose buriya nta wamenye uko bizagenda. Serine Uwacu tuwibye rero byarangiye. Ego mana yanjye ashyiraho RIP oyasha nisi ko adapfuye. Ariko sibundi abantu bakuye ko RIP ari bibwirwa umuntu wapfuye gusa ari ukuruhukira mu mahoro. Umuntu ntiyanaruhukira mu mahoro atapfuye. Ubundi ni guturuhuka nta mahoro ufite. Ibi bintu nabyo ni ibindi byari byo byose yavuze tunguwe rero nawe ibyo birarangiye. Uko birangiye sinkuzi buriya ni ubizi. Hanyuma wiyita imfura cyane nawe aravuga ati kandi uyu musore iyo yitonda ntacyo yarabaye ntabwo watingana ngo ugire amahoro. Nawe nuko abibona. Witwa Christopher Kwizera nawe aravuga ati nagende yaraturembeje
pe ntagende yari aturembeje. Hanyuma uwitwa Kwiha nawe aravuga ati ntibakatuzanira imivumo mu gihugu ashyiraho n'agatangaro. Hanyuma uwitwa François Nzeyimana nawe aravuga ati wishe ntaririrwa, ashyiraho akadomo ararekera rwose. Uwitwa Injiniya wa mbere ubwo ni injiniya wa mbere avuze ati bongereho no gutesha agaciro izina ryacu nk'abanyarwanda, ngo ati Rwanda si ugukora ayo mabi y'abo bahungu baba bakora ibikorwa nyandagazi. Ati Rwanda ni ukwaguka nk'abanyarwanda n'ubukungu bw'igihugu mu mibereho myiza, mu bitekerezo noti mu gutingana. Ashyiraho ati RIB Rwanda muri ntashyikirwa. Hanyuma rero ndabona comment zo zari nyinshi cyane, ariko kandi ni uko nguko byari byifashe uyu munsi nyine nk'uko ari inkuru igaragara ku Gihe. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwashyikirije ubushinjacyaha dosiye ya Turahirwa Moses washinze inzu y'imideli ya Motions, akurikiranyweho rero ibyaha birimo gukoresha inyandiko mpimbano no gukoresha ibiyobyabwenge. Izo comments zose rero ni izagarukaga kuri iyo tweet y'iyo nkuru. Mu by'ukuri ni inkuru yashimishije abatari bake, ariko kandi burya ni byiza umuntu ukunda nubona agiye guhanwa ujye umureka, buriya bishobora kumubera impamvu y'uko yagororoka agasubira mu murongo. Reka tumwifurize rero kuzakurikira umurongo muzima, tumwifurize gukomeza guhinduka kuba umuntu nyine uteye ishema umuryango we ndetse n'igihugu cye muri rusange. Reka nkwifurize rero gukomeza kugubwa neza. Njye ndi Queen of Trends. Hanyuma Ituze 250 irahari kugira ngo igihore kugezaho amakuru meza kandi agezweho, kugira ngo ubashe kumenya se urabyitwaramo gute, ese ibigezweho ni ibihe. Burya icyambere ni amakuru, ubundi ibindi byose tukabimenya twamaze kumenya amakuru. Reka nkomeze kwifuriza gukubwa neza. Niba utarakora subscribe yikore kugira ngo utazakomeza gucikanwa n'ibyiza Ituze 250 bayabateguriye.